Kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026 kuri Caleb Garden mu mujyi wa Kigali habereye ubukwe bw'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Mukamisha Irene. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye birimo Bwiza, Nyambo Jessica n'abandi bari bambariye Niyo Bosco. Umuryango wa Niyo Bosco wasabye ndetse unakwa mu muryango wa Mukamisha Irene, hanyuma imiryango yombi yemerana gushyingirana. Nyuma yo gusaba no gukwa, Niyo Bosco ashyikirijwe umugeni we, hanyuma ahita amwambika impeta y'urudashira amusezeranya ko mu byiza no mu bibi bazahora ari umwe. Kuwa 17 Nzeri 2025 Niyo Bosco yambitse impeta umukunzi we Mukamisha Irene mu birori byarimo ibyamamare bitandukanye birimo Chris Easy, Vestine na Dorcas, Junior GT, Bwiza n'abandi benshi. Icyo gihe umuhanzikazi Bwiza wari waje kumushyigikira ndetse wanamwambariye uyu munsi yavuze ko kimwe mu byanyuze umutima we ari ukubona uyu muhanzi mugenzi we yishimye. Ati nari nishimye cyane, wagira ngo ninjye wari ugiye kwambika impeta cyangwa bari bagiye kuyambika. Ni ibintu byari byiza cyane kandi ntewe ishema na Niyo Bosco. Ku wa 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Kinyaho mu karere ka Gasabo nibwo Niyo Bosco yasezeraniye imbere y'amategeko ahamya ko we na Mukamisha Irene biyemeje kuba umwe. Nyuma y'umuhango wo gusaba no gukwa hakurikiyeho gusezerana imbere y'Imana, aho nabyo byabereye muri Caleb Garden. Mushimira kurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.